yo agafilime kacu no kugatangira rero sasa iki ngiki cyajugunye ubwatsi hano arakabasi avande wacu wari kuza n'agaheni nyuma ye. Okay, yageze hano ahita parika rero sasa avande wacu kumbuka parika yibereye kuri telefone agahene gatangira kurisha ubwatsi kumbi hari icyaje muri ubwo buryo gifata ka gahene ewana gitangira kukambura ikiziriko muri ubwo buryo. Ewana urave kubiyo myaka nuko kiri kubigenza rero sasa igisitati cyacu gusa ihene iri hano rero mwabantu mwe iteye ukwayo urave kubiyi duniya rero sasa gifata ya hene gitangira kuyisiga irange rero gogacwa we urave kubiyi myaka. Afande we yibereye hano kuri telefone nari kumenya ikijya mbere yarangaye sinzi wari kuvugana nawe. Ewana iki cyayiteye irange rero sasa ihene iragenda ihindura isura ihinduka neza neza nkacyo. Ewana urave kubimyaka ngabo afande hano kuri telefone rwose ari guseka cyane yishimye sinzi umuntu bari kuvugana wa murahangaje urave kubiduniya rero sasa kiriya kinyuma kiranyije gifata ya hene nacyo kishyira muri positeri nkaho wagira ngo ihene ni igisitati. Ako kanya afande wacu amakinza agiye gukurura ikiziriko yumva ihene yangirisha. Afande wacu ahindukiye rero ihene yarayibura urave kubiga imyaka rero sasa afande wacu asubira inyuma araza yitegereza kino ubuse ihene niyo yangira ariko ntabwo yasaga gutya kino ni igisitati arakomeza kumuka komeza igisitati nuko kimwitegereza. Aya basi afande wacu rero cyamurengeye umufana ntabyumva neza aragaruka. Afande sitavo wacu rero rwose yagarutse muri uwo mwendo iki cyo nuko kimeze ho gacwa we afande namfate. Afande aravuga ati se ihene yanjye ko iri hano ubaka kanye yisijya arangije rero asubira inyuma agenda acapa mugu agiye kureba ihene yiwe ahantu yabigiye arakabasi. Afande sitavo wacu rwose yacapye mugu muri ubwo buryo ngo uzaza urebe kumbuka acapa mugu rero iriya nuko cyamubonye arenga. Ewana gihita gifatiye ihene muri ubwo buryo gusa ihene yo iteye kuriya urave ku ihene zifite umurizo muremure ngabo rero sasa afande uko yirukanka rero kino cyafashe ihene nacyo kirayirengana. Ewana ngicyo karitsiye zo nizo urave kuri karitsiye rero ngabo cyarirukase ngo uzaza urebe rero kigicapa na mugu ihene iri hano rero mwabantu mwe ifite umurizo muremure wagira ngo nuwinka. Ngabo ukurikira unarebe ngo birahirahe cyarayizanye purampura kitsimba hano urave ku rusitati rwacu rero sasa. Ngabo rero sasa ubafande ntabwo yankurikira ariko reka nizere ko atankurikiye. Okay, cyarayifashe rero nanone kitonze nk'abandi barara bose igisitati cyacu. Ngabo rero sasa gifata ya hene itangira kugizirika hewana kishumika ikiziriko mu izosi. Ngabo itangira kuyikurura muri ubwo buryo barongera barerekera rero sasa. Ewana igisitati cyacu cyo nuko kigenda nuko gisa nuko kimeze. Ngabo ku rundi ruhande barakwereka afande sitavo wacu rwose aragenda atonganya inzira ihene yanjye koko uyisijyahe wagira ngo inzira niyo yatwaye ihene yiwe. Okay, barakwereka rero cya gisitati cyacu n'ihene yacu hano dore aho banyuze mu myumbati iri hano. Ngabo cyanyuze y'ibicaka kizana ya hene kimaze gukokora mu kanya kimaze kwiba afande wacu. Umbe hafi aho ngaho rero riri wacu nihari amaze gukora ibikomeye. Ngabo barakwereka rero kino cyazanye ya hene kitonze gitangira kuyishumika urave kubiyi myaka rero sasa. Ngabo ukurikira unareba akantu ku kandi hatagira akagucika nyabuneka. Ewana ukore na subscribe nimba uri mushyashya kuri iyi channel. Cyaraje gishumika ya hene hano kitonze nk'abandi barara bose igisitati cyacu kirangije gicunga neza ko nta wagikurikiye. Okay gihita kiza fasta. Ubona kiraza gifata indobo iri hano rero sasa kitonze igisitati cyacu kiragaruka muri ubwo buryo kiramacingaho gacwa we. Ewana kiraza
cyitonze rero gifata ya hene gitangira kuyinyuzaho icyangwe, gitangira kuyoza. Ngabo cyitonze shaho ni kibi cyane. Uko cyoza iyi hene rero muri ubwo buryo, ewana cyariri cyacu nacyo cyavagayo, kumbi kirebye ku ruhande kibona umuntu uri koza ihene. Birani biki kandi ihene yacu rero hariya ifite umurizo shahu. Ewana riri wacu arabyitegereza, ariko bira ntacyo bindebaho. Riri wacu iravuze ati bira rwose ntago biri ari ibyanjye, reka nikomereze. Aya basi riri wacu rero yagarutse muri ubwo buryo, nuko aba yambaye, ariko nawe yavuye mu gicaka muri ubwo buryo rero. Sasa riri wacu kumbi ku rundi ruhande barakwereka Afande Steve wacu rwose yarakaye, ihana yiwe yayibuze. Ngabo rero sasa ewana yanyuze hano abahuye n'iki cya rudomoro cyacu nacyo cyakagarutsemo ugacwa we. Umva sha ngwino nkwereke, kiraza none iyi hene nayo wambonesha. Afande wacu yakeretse ihene. Ihene se oya nayo nabonye kabisa, urave kubiyi myaka. Gabo yagafilimi kacura bakise ngo the colored cow, cyangwa se nginka isize iki, isize irangi. Ariko rero iriya nka nabuze uburyo nayita inka, kuko rwose iriya ni ihene pe, ntibakatubeshye. Barakwereka rero Afande Steve wacu rero yakomeje urugendo rwe ashakisha ihene ye. Barakwereka igisitati cyacu rero hano kiri kwikuraho irangi, kumbi twitegereje neza ni rwaka ari umugabo. Kumbi barakwereka Afande wacu yahuye nande na riri wacu. Ako kanya Afande ahita asifura kino. Umva sha buretse gatosha ngoro nkwereke sha riri wacu aragaruka. Ati rero reba hano nkwereke, itegereze hano, iyi hene ntayo wambonesha. Yakeretse ihene, reka ntayo nabonye kabisa. Hewana riri wacu arahakana arigendera. Kumba ageze hano yibutse ko ari umuginga abonye uri koza ihene. Samahane kidogo Afande, uretse gato. Ati sasa hari umuginga ari hirya uri koza ihene, wasanga ariyo yawe. Tugende nge kumukwereka rwose, ntari yaje ni hano hirya. Riri wacu rero yahise ajya kwereka Afande wacu umuginga abonye uri koza ihene. Ngabo baragiye, kumbi koko iki kimaze koga cyaka ari umugabo cyacu, nicyo cyari gisitati mu kanya gikuramo n'imyenda muri ubwo buryo nikidukasire. Urave kubiduniya rero. Sasa barakwereka cyitegereje ihene, we ndaje sha gato. Aya basi cyaraje rero gifata indi myenda mizima hano ku ruhande gitangira kuyambara. Urave kuri Karusi wacu kari umugabo, iki cyarambaye wo gacwa we. Kumva uko cyambara rero barakwereka hafi aho hari abari kuza Afande naho imbere gato ntugire riyaje. Iki nacyo gikomeza kwambara wo gacwa we. Urave kubiyi duniya rero. Sasa Afande wacu nawe ari kuza ndetse na cyariri cyacu. Umuginga ari hano ari kuyoza, namwiboneye, niko cyariri cyacu kiri kumubwira. Aya basi ngabo rero sasa binjiye y'ibicaka. Komeza uza Afande, komeza uze naho imbere. Ngabo bageze hano atitegereze hari uriya muginga. Wana siriya hene yawe sha, uzika ariyo sha. Wana urakoze cyane, cyariri kigiye kugenda buretse gato sha. Afande wacu rero yakuye kibiri mu mufuka arakibyatakira sha, kibiri nawe uyakenyerereho. Urakoze cyane. Cyariri cyacu cyarigendeye rero, Afande wacu asigara nibye. Wana arataka rero sasa. Afande Steve nawe rwose mu byibuka ko akoze n'ikosi rya komando amezi 9. Arataka. Nguwo iki nacyo cyaka ari umugabo cyaje kuzirikura ihene rero, cyaziritse hano. Kirazirikura wo gacwa we, gicunga ko ntawe ukireba. Gisoje wana ubu nagiye kwanza cyakurura ihene nyamara kikagaruka. Wana ihene kitazara cyayikurura kikongera kikagaruka. Bibatuma kumbe kirebye inyuma kibona Afande niwe waza itagikurura itagifata wa muginga we. Wana Afande wacu rero yatangiye kugikubita imiripuro. Wa muginga wari amenyera sha, mbabarira nukuri. Ngabo rero sasa Afande wacu afashe umujura muri ubwo buryo. Ari naka gafilimi kacu kagera ku musozo wako. Mwirinde kwiba.